nongeye kubasuhuza inshuti za televiziyo Set Mix. Uyu munsi ndaje ngo tuganire ku kigo cya Silas Kibondo giherereye mu karere ka Gatsibo, intara y'Iburasirazuba, kikaba kiri mu murenge wa Kabarore. Iki ni ikigo cyiza cyane, ikigo cyitwa Silas Kibondo, cyigisha abana guhera muri nasari. Aho muri nasari gifite ibyiciro bitatu, gifitemo abana biga muri baby, abiga muri middle ndetse n'abiga muri top. Ikigo ni ikigo cyiza cyane, aho usanga cyigisha abana b'incuke mu byiciro bivuzwe byo muri nasari. Ugasanga muri baby bigisha umwana gufata mu mutwe, muri middle ugasanga ari kumwigisha kwandika no gusoma, yashyika muri top ugasanga hari kumetiriza, ameze nk'umwana wiga muri P1 cyangwa P2. Ubwo muri P1 na P2 aba ari kwiga amasomo yo ku rwego rwo hejuru cyane. Iki kigo rero gifite amateka menshi cyane, cyagiye gikoresha abana benshi bagiye batandukanye. Ni ikigo gifite P1 kugeza P6, kandi ugasanga mu myaka yagiye itambuka cyagiye gitsindisha neza cyane ku rugero rushimishije, haba muri nationali bigendanye n'imitsindire mu ishuri. Ni ikigo mbese ubona ko gifite gahunda. Nashishikariza buri umwe wese kugira ngo abe yakijoyininga. Muri urwo rwego rero kugira ngo dukomeze dukore icyegeranyo cy'iki kigo, aho usanga ikigo cyacu cya Silas ikigo cyiza cyane. Usanga buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwiga. Abana bashyika ku ishuri saa 12 bagataha saa 1. Ikigo gitangira coaching mu gitondo kikageza saa 2:30, ndetse no mu masaha ya nimugoroba guhera saa 11 abana bakongera bakiga coaching bakageza saa 1. Ni ikigo ubona ko nyine cyakataje mu bintu bigendanye no kwigisha abana, mu bintu bigendanye no kwita ku bana mu myigire yabo. Baba bagifite abarimu b'inzobere, abarimu bize uburezi, abarimu babihugukiye, abarimu bakora batakorera ku jisho, abarimu bareba igikenewe bakaba ari cyo bakora, bakajya inama, bagafashanya, bakungurana ibitekerezo, cyane ko ni ikigo ubona ko cyunze ubumwe pe. Ndetse iki kigo cya Silas nk'uko twagiye tubivuga, wihere muri P1 ugeze muri P3, usanga imyigire yabo biga basa nkaho banganye n'abana baturutse muri P4 kugeza muri P5 na P6. Usanga nko muri debate, akunda kuba debate z'icyongereza cyane, ugasanga nk'abana mu mwaka wa gatatu, wa kabiri ndetse n'uwa mbere barimo barahangana n'abana biga mu mwaka wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Kandi kenshi na kenshi usanga uyu munsi abo biga muri upper primary niba batsinze neza muri debate, next time usanga biga muri lower baje bakaniye. Ukabona ko ari ibintu biryoshye cyane, ukabona ko ari ibintu nyine ubona ko abana biyumvamo bavuga icyongereza ku rwego rwo hejuru cyane. Rimwe na rimwe ukagira ngo saba no muri primaire. Iki kigo ngiye gikomeje kugenda kintangaza uburyo abana bacyo bitwara mu bintu bigendanye n'imivugire y'icyongereza, kandi si icyongereza gusa n'igifaransa bari hejuru. Ikindi kintu kiriho cy'agashya karusho, ngira ngo abantu bagerageje kureba, bagerageje kwitabira ibirori byabereye muri iki kigo ku munsi wo gutanga ripoti, icyo twitaga speak day. Bana bo muri top, bana bo muri nasari rwose bakinnye debate. Umwana akamara nk'iminota 5-10 arimo avuga icyongereza, arimo akora debate y'uburyo mama ruta papa, uburyo papa ruta mama. Ubona umwana avuga icyongereza cyo ku rwego rwo hejuru, uburyo bavuga ati ibintu ni byiza cyane. Ndetse si ibyo gusa, na babandi bo muri lower, babandi bo muri top, babandi bo muri upper, bose bagiye bakina debate mu mpande zigiye zitandukanye. Usanga barimo bavuga icyongereza. Aho umwana yafashe role, abana bagendaga bafata role z'ubuyobozi, ukabona umwana arimo arafiringa kuba yaba umuyobozi, cyane ko ibyo byose bagiye babikora. Abana aribo bitangiraga ibitekerezo bati nshingiye ku kuba nshaka kuzaba minisitiri, nshaka gukina role ya minisita. Ukabona umwana arimo arabifiringa avuga icyongereza cyo ku rwego rwo hejuru nka minisitiri koko. Byari ibintu bitoroshye, byari ibintu bishimishije. Ndetse nyuma yaho haje kubaho celebration ya party. Usanga abana nyine bagiye muri party, usanga muri party ni ibintu biryoshye cyane. Amafoto murimo murayabona uburyo party yari imeze. Abana bo muri nasari, babandi biga muri top bagraduatinze ati we are happy for graduation, now we are going to go in P1. Ubona abana bari bishimye cyane, n'ababyeyi babo bakoma amashyi bishimye, n'abarimu babo bishimye. Byari ibintu by'agatangaza. Ndetse n'umwaka wa gatandatu nawe wari wagraduatinze, nabo murababona hafi aho ngaho, amafoto yabo murimo muragenda muyabona. Byari ibintu byiza cyane.
bari kumwe n'umuyobozi wabo, bari kumwe n'abanyeshuri babo, bari kumwe n'ababyeyi, abantu babonaga ko ari ibintu bishyigikiwe. Ikigo cya Silas rero Kibondo ni ikigo cyiza cyane, ikigo gishimishije ku mpande zombi. Ku bigendanye n'imitsindire yabo rero, ko imyaka yagiye itambuka, promosiyo zirenga 8 uko zagiye zikora, mu kiganiro cy'ubutaha nibyo bintu nzaza twinjiramo neza cyane, twibaza ese ni rihe banga bakoresha kugira ngo batsindishe cyane, se ni rihe banga bakoresha kugira ngo umwana wiga hari ahantu ubone ari smart, bana base neza, ubone kuko kari umuntu uri macuwa ukuze, ubona afite imyitwarire nk'umuntu mukuru, kandi mu by'ukuri wakabivuga ati ni umwana, ku buryo nyine ubona umwana arimo yitwara mu buryo budasanzwe yitwara nk'umuntu ukuze, usanga umuhura mu nzira akagusuza in English. Ni ibintu byinshi tuzagenda tuganiraho, nabategura ikiganiro kimeze gutyo. Gusa ukurikiyeho nzaza twinjira ku kintu kigendanye n'imitsindishirize yabo, buryo bagiye batsinda imyaka igiye itandukanye, ndetse tuzagerageza kwegera n'abayobozi bamwe b'icyo kigo bagende batuganiriza, n'abarimu bagende batuganiriza, dukora icyegeranyo nyine kivuga ku mitsindishirize yabo, ibanga bakoresha, niba ngombwa batumara amatsiko batubwire noneho n'intego bafite mu myaka iri imbere, ndetse naho bifuza kugeza kino kigo, cyane ko ari ikigo tubona ko gifite iterambere mu buryo bwihuse, gifite abayobozi bafite umuhate, gifite n'abarimu bafite umuhate, abanyeshuri baho bose reka sinakubwira. Ikigo gitangira kwiga saa 12:30 kikageza saa 1. Tuzabegera tubabaze, se aba bana banyu mubona babishobora? Se babishobozwa n'iki ko tuzi yuko abandi hamwe na hamwe hagiye hatandukanye ubona basinzira, ubona bageza nimugoroba bananiwe, bigenda bite? Mu kiganiro cy'ubutaha tuzabamara amatsiko, batubwire imbaraga bakoresha, uburyo nyine abana babo batwara kugira ngo babashe kugira imitsindire ku rwego rwo hejuru, no kugira ngo bashobore kuba bakihanganira amasaha yose yo kwiga, kandi ubone ntacyo batwaye, ari n'ibintu bishimiye, mbese ubone biri mu mucyo pe. Cyari icyo kiganiro twari dufite kuri Silas Kibondo, hano kuri televiziyo yanyu City Mix TV. Wibuke gukanda subscribe, like ndetse na comment, turabakunda cyane. Byari mu izina rya Peter, tuzasubira ubutaha.